dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Nyirabazungu arashyize aca inkoni izamba. Kwa Pascal wabyukiye mu ntonganya bapfa kurangarana umwana wabo urwaye. N'urunana. Ariko mama, uzi ko ntamenye igihe waraye utahiye? Uri kubimenya ute se mukobwa wanjye? Natashye nsanga wasinziriye nanga kugukangura. Ariko nawe ubwo waraye utinze gutaha. Ejo nagize akazi kenshi cyane. Mwari mwagize abakiriya benshi se? Yewe, ejo nagize abakiriya benshi ariko byari byiza kuko nakoreye amafaranga menshi. Nanjye rero ejo natashye nishimye ariko nyine nari nananiwe mama rwose, nageze hano nananiwe. Mbwira, wa mugani ejo byagenze biti? Imikino n'ibiganiro byagenze neza? Byari bishimishije cyane rwose. Noneho rero hari ikintu cy'umwihariko. Ni ikihe cyabaye cy'umwihariko? Nyine nashimishijwe n'ukuntu mu bikorwa byose byabaye ejo n'abafite ubumuga bari batwitayeho cyane. Nibyo? Namwe se hari imikino bari babateganyirije rope? Hari imikino bari bateguye itaduheza natwe dufite ubumuga. Nibyo? Ahubwo sema kubera iki wowe utahageze? Sinahageze. Nyine kubera iki? Hari impamvu yatumye ntashobora kuhaza rope? Iyihe mpamvu se mama? Kuko mana yanjye wimbaza byinshi wa mwana we. Nko mana, ko bikurakaje se mama? Ubu kukubaza impamvu utaje kureba imikino no mu biganiro ndakosheje koko? Ntabwo ukosheje ariko nanone sinshaka kubimbazaho rwose. Mfite impamvu zanjye zatumye ntaza muri ibyo bintu byanyu. Urabyumvise rope? Ariko uziko musetsa? Ubwo se urambaza iki Pascal? Mbabarira yewe, mbabarira narekeye aho ngaho kukubazaho karamawe. Ariko nta n'impamvu yo gusaba imbabazi, ahubwo niwe wakazinsabye mukobwa jana. Ngusaba imbabazi z'iki ngewe mukobwa jana? Ngo imbabazi z'iki? Z'iki nyine? Ubu uyu mwana mu mararungu urabona uko ameze? Ndabibona. None ngaho tekereza, ejo kuba waragiye uzi neza ko usize umwana arwaye, ukagenda ukirirwa iyo ngiyo ukaba watashye igicuka inzoga zibogaboga koko? Ubwo urashaka guhakana ko wowe ejo utasomyeho? Umva se nyine, nasomyeho. Ariko wowe icyo ngushinja nuko watereranye umwana aho kumujyana kumuvuza impiswi ku mujyanama w'ubuzima cyangwa ku kigo nderabuzima, ntubyiteho koko? Hanyuma wowe wakoze iki? Kuba ntacyo nakoze se byatuma unanirwa gufata umwanya ngo wite ku mwana urwaye? Umva nkubaze se nyine, reka kundusha umunwa. Ngo nkurusha umunwa? Utawundusha se ubwo urambaza iki? Hari ubwo nagiye ngutwaye ubwenge cyangwa natwaye amaguru n'amaboko byawe ku buryo umwana yarwara wowe ntujye kumuvuza? Ariko wa mugore we, umva sinzagushobora. Ariko nimureke mbabaze musubize. Muba bazima cyangwa mbariza uyu mugore rangwe, mbariza uyu mugore. Ubwo uzi ko umumararungu aramutse ameze? Noneho yarembye neza yanegekaye. Nyamara uyu mugore ejo yaragiye yirirwa iyo yarayatashye igicuku yanasinze. Ndakuyamye Pascal, ntunyite umusinzi. Ariko rero nimureke gutukana cyangwa guterana amagambo hejuru y'uyu mwana umeze urya. Umwana ararembye namwe muri ayo ngayo. Ariko ubwo ngubwo muzi ko ibyo ngibyo murimo ari ukurangarana ubuzima bw'umwana. Leya Karamesori Niko ndabona icyuma cyaraye mu nyama wa Ngwiki ngwino zimpe neza Ninyi ngwase sori Wabona udahakanye umva ntawe twika inzu ngo ahishe umwose rwose ngwino Nukuri ntabwo numva icyo ushaka kuvuga sori Yaraye se Ego mana yanjye ndese Ariko mana Leya rwose nzakugenze Mbese urashaka kumpishira iki koko kandi ari ibintu byigaragaza Ahubwo wowe reka kuvugira mu migano umbwire mu buryo bwumvikana Ubu se yasa amapine y'imodoka yakandagiye aha Oya hari undi se atari Chris mbwira Uzi ko ntarinzi ko ari Chris ushaka kuvuga Umva iyo mbonye amapine y'imodoka hano mpita menya wahageze sha reka kumbeshya Yaraye Reka ntabwo yaraye da Nikoze Mwaje ryari ko nta nigize mbumva Mbese ugira ngo ntiyaraye nzanye mu gicuku we Nibyo ngaho mpaye makuru rero Ariko ngo ejo mwariranywe we Ejo mwariranywe rwose aho ibyo bikorwa by'urubyiruko byabereye ngo byari bicika Umva kuva mu gitondo kugeza mu gicuku sinamuvaga iruhande Rahira rero Uganye se yareba gate Ahubwo sanyese yigeze akandagira Nibyo
ubwo ntabwo yaje muri ibyo bikorwa rero? reka sinigeze muca iryera ariko shaho iyo ahaba yari ari burwara umutima. ayiwe banza aricyo cyatumye atahagera disi. ariko njye nifuzaga ko haba akareba uko njye na Kirisi tuba tumeze. yego sha hanyuma si ibyo birori by'urubyiruko byagejeje nijoro ko mwatashye bwije? reka yego n'ubundi byarangiye bitinze ariko byarangiye Kirisi ahita anyisohokanira. yego rata byaje. uzi ko yangejeje hano nko mu saa 6 z'ijoro. ngaho mbwira niba imbeba rero yaguye mu mutego. ngaho rero imbeba se hari iziba iwanjye suri cyangwa hari ubwo nigeze nzitega? ariko rero mana yanjye reya ngewe rwose numvaho gukura ugenda usubira inyuma. ni ukuri urushaho kuba umwana pe. ubu se kuko ntacyo wumva? akada ntacyo. nashakaga kukubaza yewe niba hari ibintu byakozwe. wapisha ariko wagiye ureka kumbeshya. ni ukuri da mbese ubwo urumva nakubeshya suri? ego mana yanjye ngewe rero nta yandi makuru mba nshaka rwose kwiyumvira. mba ntegereje kuzumva ko icyuma cyaraye mu nyama. sha byehoreye amaherezo bizaba kuko nanjye niyo ntego. ariko se ni ibiki koko? niko mukobwa jana nawe Pascal karame munyabuze. uyu mwana urembye atya kuki mwatinze kumuvuza koko? si mukobwa jana uyu si ngewe iki Pascal? si we wabonye umwana arwaye aho kugira ngo tujye kumuvuza ukajya wigendera ukirirwa iyo ngiyo ugataha igicuku? iyo ngiye se wowe ntugenda nkurusha kugenda wa kigabo kandi nagutuka sha. witukana mukobwa ja kandi ukwiye kubaha umugabo wawe niko ijambo ry'Imana rivuga. ruranuka se rugira ngo ngiye sinarutuka uruzi ko nta munwa ngira? oya Pascal aho nawe ntacyo umurushije. ubwo murumva ibyo mushijanya n'uburwayi bw'umwana ndetse no kumuvuza bihuriye hehe koko? Pascal nagusubiza icyo kibazo. rata mujyana ngizo mpaka ntazo ndimo. tuvurira umwana nyine yatangiye ahitwa none byageze naho aruka. arahitwa kanaruka. ibi byose byatewe nuko mwatinze kumuvuza. ikindi kandi murabona ko indwara ziterwa n'umwanda. ariko mukobwa jana mubwira kanga kunyumva. uyu mugore agira umwanda rwose. ariko niba ngira umwanda wowe ugira iki Pascal? isuku yabo y'ibyo kurya, isuku y'amazi, isuku y'aho muba, gukaraba intoki mu bihe by'ingenzi byose ni inshingano zanyu mwembi. mumbwirire. umva mureke gutinda mu bintu. urebye ukuntu uyu mwana arembye birenze ubushobozi bwanjye. nimugire va mu mwihutane ku kigo nderabuzima. mana yanjye we ubwo ntiwumva mukobwa jana? mwijya muri byinshi mwababyeyi mwe ni mu munyarukane. mukobwa jana shyira umwana mu mugongo tugende nako mume mwihekere twihute. urusoje se none twaganira kareme? ndarangije mama. n'icyuma ndakizimije rwose ndabona nta wundi waje gushesha uhari. noneho reka tuganire. yego nguteze amatwi tukaganira mama. niko ye karame ubigejeje hese? ibiki mama? ndavuga ibyo kujya gusaba no guka umugore wawe. mama ndimo ndagerageza ariko ntibyoroshye ndakurahiye. ntibyoroshye? hari ibintu bimwe na bimwe bikingoye. hariya ngo urimo gushaka n'uzagenda mu mwanya wanjye uzansimbura. none sinagira nte mama ko wowe wabyanze. narinje kukureba rero ngo nkubwire ubireke. ndeke ibikize? cyo gushaka uwo mubyeyi. hanyuma se uwo muhango uzabe nta mubyeyi mfite? humura ndahari. wisubiyeho mama? hari abandi bangiriye inama barampana nanjye mbitekerezaho nuko mfata umwanzuro wo kwisubiraho da. tuza rero mwana wanjye. urakoze cyane mama. nabonye rwose nataye umutwe pe. ariko rero nubwo nisubiyeho hari ikintu kimwe ngusaba nikitubahirizwa ntibizakunda. umva kandi mama icyo kintu ugomba kunsaba se ni iki? bimeze bite se shanye? ubu se ngusubize ngo iki koko? ndabona usa nk'uwongeye kugira ikibazo. ntiwumva ko bitangiye kugaragarira buri wese? ariko ubwo ko aricyo gitumye nza kukureba kuri uyu mugoroba bude. ariko se mana yanjye bigenze bite se kandi? sha ibintu byabaye ejo byatumye ubuzima bwanjye bwo mu mutwe bwongera gusubirira udubi rwose. habaye iki?
urabizi ko ejo n'ahangaha i Nyarurembo habaye ibikorwa byahuje urubyiruko. ya ndabizi. ubwo uzi ko Leya yagize uruhare mu kubitegura sha? Leya ari mu babiteguye rero? Yarabiteguye sha kandi bigenda neza. Numvise ko byagenze neza rwose, ariko rero ibyo bye gutera stress anye niba yabikoze ni byiza, ariko nyine yubakiye ku byo twatangiye. none rero dore icyanyishe mu mutwe kandi nabi cyane. uzi ko na Chris yarahari? nawe yagiyeyo rero? yagiyeyo ngo yanatanze ikiganiro. noneho rero aho yabaga yicaranye na Leya. ubwo uranyumvira shabude ngo Leya niwe wamukoreraga na protokole sha? ubwo ndabyumva ukuntu yabaga arimo kumwikubaho nyine kugira ngo abantu bose babibone. yego nyine. ariko uzi ko wigiriye inama nziza yo kutajyayo? nyine numvise ko yari mu bategura ibyo bikorwa mpita mfata icyemezo cyo kutahagera rwose. sha wafashe umwanzuro mwiza. none se bude ubwo urumva agahinda mfite cyangwa ntabwo urimo kukumva? ndakumva shanye. uzi ko mfite ubwoba ko nshobora no kuza gusubira mu bitaro kubera Leya. oya we, Imana ibikurinde ni ukuri, hanyegerageza kubyirengagiza ibyo bintu. ariko Budensiyana nawe rwose ubwo se nakora iki ngo mbyirengagize ko umunota ku wundi ari byo birimo kunzamo? narinje kukugisha inama rwose, mfasha bude mfasha. rero ugomba kugira ibintu bikurangaza bigatuma udakomeza gutekereza cyane. none se muri biki bindangaza? yo Anyesi ntiyorohewe, wowe se wamugiriye ihe nama? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.